Reka nongere mwifurize bihe byiza, mwifurize kugubwa neza, mwifurize amahoro y'Imana aho uri hose mu bice bitandukanye. Wowe uri mu Rwanda mu bice bitandukanye, intara zose uko ari Nyamajyaruguru, Amajyepfo, Iburasirazuba, Iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, ndakwifuriza gukomeza kugira igicamunsi cyiza. Uyu munsi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 2020, turi hagati mu kwezi kwa 10 nako tugenda dusatira impera z'umwaka wa 2020. Hanyuma rero aba nawe uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndakwifuriza ibihe byiza, nako mbashimira cyane bwo gukomeza kubana natwe muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tukugezaho isaha ku isaha, munota ku wundi. Hanyuma mu kanya gato twakubwiye ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyize abasenateri 4 bashya. Aba rero barimo Professeur Dusingizemungu Jean Pierre wayibaraga umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi Ibuka, ndetse na Uwizeyimana Evode wigeze kuba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera, yarashinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko. Abandi rero basenateri bashyizweho ni Kanziza Epiphanie ndetse na Twahirwa André. Abasenateri rero basimbiye Professeur Karangwa Chrysologue, Karimba Zephrine, Uwimana Consere ndetse na Nyagahura Marguerite bari barashyizweho na Perezida wa Repubulika nyuma rero y'abandi, ari nayo mpamvu rero basoje manda nyuma ya bagenzi babo. Professeur Dusingizemungu Jean Pierre mbere yo gushyirwaho na Perezida wa Repubulika na senateri yiyamamarije rero uyu mwanya ahagarariye intara y'Amajyepfo, ariko ntiyabasha rero gutsinda. Yaramaze rero igihe kinini ari umwarimu muri kaminuza zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero muri aka kanya ndagira ngo tuganire kuri Kanziza Epiphanie. Ni umwe rero muri 4 mu basenateri 4 bashyizweho na Perezida Paul Kagame mu bubasha rero ahabwa n'amategeko. Uyu Kanziza rero mu by'ukuri ni umwe mu bantu bafite amateka akomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no muri politike, ariko ngiye kukubwira bimwe mu byo utari umuziho ndetse kandi binababaje ku buzima bwe muri rusange, uza kugenda usobanukirwa ukaza kumenya ngo ese Kanziza Epiphanie ni muntu ki, ese kuba ahawe uyu mwanya wo kuba umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Rwanda bivuze iki kuri we cyangwa se no ku muryango we no ku gihugu muri rusange. Hanyuma rero Kanziza w'imyaka 48 y'amavuko ni umwe muri bake rero babashije kwiga mu bo rero amateka agaragaza ko basigaye inyuma. Gusa yaciye muri byinshi cyane birimo akato ndetse n'itotezwa. Kanziza yavutse mu mwaka w'1972. Hari umuntu nzi neza banganya imyaka, avuka mu muryango w'abana bagera kuri 7. Aho yavukiye ubu ni mu murenge wa Gatunda mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Amashuri abanza rero yayize kuri Groupe Scolaire Mutumba i Nyagatare, ayisumbuye yiga muri Notre Dame du Bon Conseil Byumba mu ishami rya Normal Technique. Hanyuma rero kaminuza ayiga muri kaminuza yigenga ya Kigali Iyerika mu ishami rya Relation Internationale, imibanire y'ibihugu. Mu kiganiro yigeze rero kugirana na The Bridge Magazine yabajijwe uko yabashije kwiga mu gihe abo amateka agaragaza ko basigaye inyuma batitabiraga kujya mu ishuri. Kanziza yasubije agira ati ababyeyi banjye ntibari baturanye gusa nabo amateka agaragaza ko basigaye inyuma, bityo rero abandi babyeyi bohereje abana babo ku ishuri, nanjye ababyeyi banjye baranyohereza, nuko byagenze. Yatangiye rero amashuri abanza mu mwaka w'1979 arangiza mu mwaka w'1987. Icyo gihe bigaga imyaka 8. Akomeza rero avuga ko yabaga uwa mbere cyangwa se uwa kabiri, ndetse iyo yabaga uwa gatatu ngo yarariraga bikomeye cyane. Ibi rero ngo byahaye ababyeyi rero imbaraga zo gukomeza kumurihirira. Nubwo yari umuhanga kandi abana ngo ntibamwishimiraga, Kanziza asobanura ko rero icyo gihe abana benshi cyane mu rero ngo amateka agaragaza ko basigaye inyuma bavaga mu ishuri kubera rero kubaho cyangwa se kubaha akato. Aha rero yagize ati niyo nabaga rero nabaye uwa mbere banteraga ibipapuro n'ibyatsi bakamvugiriza induru, mu gihe rero abandi bana babakomeraga amashyi. Ati kera rero habagaho ibyo kuvuga ngo abo muri ubu bwoko muhaguruke, njye nahagurukaga rero ndi umwe, ntabwo rero bakamvugiriza induru nkarira. Nata rero nagera mu rugo nabibwira ababyeyi, papa akaza rero gutongana ku ishuri, ubwo rero nkabona agahenge muri icyo gihe.
akaba ari amagambo ya Kanziza Epiphanie wagizwe umusenateri na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Kanziza avuga ko igihe rero yigaga musaza we ngo yigaga muri Serayi kandi ibigo ngo byari byegeranye, bityo akenshi iyo abanyeshuri bamwiyenzagaho bamutuka cyangwa se bakamukubita ngo ni umutwakazi, yahitaga rero ajya kubarega kuri musaza we, yahagera akabibwira abarimu nawe rero akamwihanganisha. Yagize ati rero musaza wanjye niwe rero watumye nihanganira ibyo byose, ati abandi bana abankoreraga bitari byiza. Ikindi ni uko bamwe mu barimu babaga rero banywa inzoga, bazaga mu rugo papa akabaha urwarwa. Iyo rero yabaga rero yahishije akaboneraho akababwira ati umwana wanjye sinzongere kumva yakubiswe cyangwa se atotezwa ku ishuri. Ndetse ngo rero se yatangaga n'inka agerageza rero kubana n'abantu. Ibyo rero bigatuma rero umwarimu uzi ko yahawe inka na se akomoka ho uyu Kanziza abashaga rero kumutoteza ntibikorwe. Rero avuga ko se rero ngo yari umuhinzi mworozi kandi ngo yari yarafashe imico y'abaturanyi be akagenda rero abigana, ndetse ngo kuko rero yari yarabyaye abakobwa 6 n'umuhungu umwe, byatumaga rero akora cyane ngo batazavuga ko abakobwa be basuzuguritse. Nyuma yo kurangiza amashuri abanza, Kanziza yatsindiye kujya kwiga amashuri yisumbuye, atsindira ku manota 77 kw'ijana mu mwaka w'1996. Mu mwaka w'1997 ndetse kugeza mu mwaka wa 2008 yigishije muri groupe scolaire cya Bayaga Nyagatare, muri groupe scolaire Bibare Igatsibo. 2008 kugeza 2010 yakoze mu mushinga African Initiative for Making Progress in Organization ashinzwe imibereho myiza y'abaturage. 2010 kugeza 2014 Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Mineroke yarihiye abanyeshuri muri kaminuza iherereye ku bagize amanota menshi cyane, nawe rero azamo yiga relation internationale, imibanire y'igihugu. Kwiga atotezwa ndetse no kubona abantu rero bagihezwa kubera ubukene byatumye yashinga umuryango w'abagore baharanira ubumwe, Women Organization for Promoting Unity, muri 2012 kandi wari ugizwe n'abantu bagera kuri 12, abagore 8 n'abagabo 4. Kuri ubu abawugize barenga 80, hakaba rero harimo abagore bagera kuri 60 babonye ubuzima gatozi mu mwaka wa 2016. Uyu muryango kandi ukaba ufitanye ubufatanye n'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, harimo igihugu cya Tanzania na Uganda ku bijyanye n'iterambere ry'umugore. Mu mwaka wa 2000 Kanziza Epiphanie yitabiriye inama ya Irish Belfast mu gihugu cya Ireland ku birebana n'amahoro, aho i Belfast hari ibibazo rero bishingiye cyane ku macakubiri hagati y'abaprotestanti ndetse n'abagatolika. Iyo nama yavugaga ku kugarura amahoro, uko rero abantu rero babana n'abandi badahuza, kuzuzanya ko rero kudasakwa abantu bitakagombye rero kubatanya, ahubwo ko rero bigomba kubahuza. Ibi ngo rero byaramwubatse, yumva ko agomba rero kwigira icyizere kandi agaharanira kugira ubucuti na buri wese, niyo yamwereka ko amusuzuguye akabyakira. Hati icyo gihe nabyaraga mfusha kwa data bukwe, bakabwira umuhungu wabo ngo ane anshake undi, kuko we atari uwo umubo amateka agaragaza ko basigajwe inyuma, kandi bakabivuga numva. Kanziza Epiphanie yitabira inama zitandukanye, aho 2014 yitabira inama mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kubaka ubushobozi bw'imiryango itegamiye kuri leta ndetse no kuyobora. Yitabiriye kandi inama nyafurika ku burenganzira bwa muntu mu bihugu bya Gambia na Angola, n'inama yigaga ku iterambere ry'umugore n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano mpuzamahanga ya Maputo. Yongera kugira rero izindi mbaraga, ubwo rero yitabiraga inama ihoraho